matekereza niyo muganire bumva na future n'umugabo ibintu byo batekereza inzoga indai kandi ngiye mfite abana ngomba kurera abana batatu ku muri Kenya yabaga Akiyo Kenya nakubaje nsubiza mu Rwanda ari cyo gutitwa Kenya acuruza inanasi nyamira je twahuye afite arkibaze umugabo ari nyiramazu afite abapange akindaya akajya gucuruza inanasi nyamira ndashinja ko abana tarabe kandi atarapimishe DNA test yego niko ugenda uvuga ari sabe rero abimenye niba munavugana umamaga ngiye ngo abana sabe rero abimenye yego ntagarawe mbo sabe abimenye kagarawe ntagarawe kano kanya banasabe abana bafite papa wo mu diaspora ngo wapro umuntu umugabo wanje ntabwo arafite amafaranga kandi ntabwo arafite sex kandi hari abahungu bashoboye gutera inda bashoboye kurera bashoboye kugeza yinda komako ese ndamwihambye ngo bitagenda bite bona gari wengi Fabizo ni inkone ashobora kuba iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent Nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Reka ngusuze kandi mwifurize ibihe byiza wakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV nawe utarayikora nizera ko ugiye kwikora kugira ngo tujye tubana gatanu kuri gatanu nisadura Manzi nk'ibisanzwe kuri kamera ndetse na mikoro za Manzi na Innocent TV muri kwabona ndi kuvuga cyane nuko bigenda muri kwabona samwete mushyashya mwitengwite njewe sinjya mvuga umuntu ahari kereka atahari yaciyeho nibwo muvuga ngaho bisanzwe baranzindi Anna umudamu wa Fabizo nese umudamu we byanyabyo umudamu w'isezerano ariko ikiganiro n'impaka tugiseka nukuvuga ngo ubushize Fabizo wawe twaraganiriye akiva muri Kenya tumaze kuganira avuga ko yavuye muri Kenya ryari byo muri Kenya mwamumbwira mungangisha Fabizo agiye muri Kenya ryari ndabizi se nuwo kuduhama twahuraga ari kudiriringa za kureba ngo abana byo muri Kenya byabaye ryari yaraje no gutuburira ese inkuru Fabizo yatubwiye ko amaze amezi agera muri 2 muri Kenya kandi akaba yaje mu gihugu cy'u Rwanda aje gukurikirana imitungo ye imitungo yiweze ubamo n'umugabo washatse we mugabo ndazaka kanya nkoze mariage ndoje ngoreze mariage kabiri ndabizi se no so umugabo mvuga n'uwe mugabo ubwoko ki Yanago manumviraga ibintu muvuga hariya hirya gutya hari umugabo mubana se wabana umugabo nawe wenzi pe ahubwo umuntu mukubwira ubwo ni umuzi umugabo ninde nyine mamuvuga umugabo mubana papa wabana nge nta mugabo tubana ibyo ngibyo by'abagabo mumbwira mu ncire nta mugabo mubana ese Fabizo arabeshya yego ese ubona umugabo ari muzima so ubona adafite ikibazo mu mutwe umuntu w'umugabo uturugo agatabana akajya mu ndaya ndi gute uwo mugabo mbwira akatekereza kandi amaze amezi 2 muri Kenya ari gukorera amafaranga ariko mu Rwanda naho haje igihugu cyitwa Kenya jewe niba umugabo duhurira Nyamirambo ari kwigare ni gutajya muri Kenya ariko igare zacuruza ibitoki asigashuza inanasi curuza inanasi of course niho namubonye ahubwo iyo Kenya muvuganye nago nyizi Inyamirambo urajya mbisubiremo nago byumvishije se Inyamirambo niyo Kenya mumbwira yaranshanze ubwo rero ahantu yakubwiye ko ajya muri Kenya ubwo uzonge muhamagare mu bisubiremo akubwiza ukuri neza none hari Shauko mamununguye ikiganiro ni atari nyine ngiye mamununguye donc ubushize naganiriye n'umugabo wawe yego we mugabo wanjye Fabizo yahoze ari ntagakiri
nizeye ko byumvishije mwe bantu mwakara muri kukumva cyangwa ari ntago muri kukumva ntakiri. mumbabarire musase matera cyangwa gasambi cyangwa mwicare ku gatabureti mwiyumvira amakuru ibi bintu bari kubyumva yahoze ari ntakiri kuko njya numva abanyarwanda baca umugani ngo nari umugabo nihabwa intebe yababa we icyo gihe yari umugabo abo ntakiri umugabo yababa we niyo mpamvu rero sinzi ahantu buri kubikura ngo umugabo vuga irindi zina uzi ryiwe ariko bivuga ko ari umugabo wanjye atajya n'umuntu kumva nta mugabo ngira njye mvuga Fabrice nibyo ndumva ari ibyo rwose nta bindi ese wowe na Fabrice mubanye mute cyangwa mu yego nta kubana kwacu njyewe icyo nzi nuko yahoze ari umugabo wanjye nkuko mbikubwira nyuma byaje kurangira yigize inshoreke y'umugabo ajya mu bagore kandi rero iyo imfizi y'akarere yagiye kuba imfizi y'akarere nakomeza urugendo rwe njye nta mubano dufitanye ko gushinza ko nawe ari kumeze yego burajya bavuga ngo buriya umugabo asamba nabazi ko n'umugore asa buri kintu umuntu akora yego agikekera undi muntu abumva ko n'undi muntu abikora nagerageje kumwerera imbuto mufata nk'umugabo wanjye aranga ariyandarika yego nakomeza inzira rero of course none se ko afite ikibazo kivuga ko abana mufitanye atari ariko se mara mwijuru nose ko ariko rero njyewe ako kuko ndi umuntu usobanutse yego ni gute umuntu aza akagufata akakujya mu bwonko akakubwira ibintu bipfuye nk'ibyo ngibyo reka njye ntabwo nyapfa kwakira ikintu navuganye na nyir'ubwite niyo mpamvu ntabwo tubiye abanyamakuru baba babonye ibyo byo kuza kuvuga ngo abana sabe niba nyine ubwo nawe yararebye abana n'abana ntabwo arabe kuko niba ari umugabo muzima ni gute abirwa sinyenyeye ko abana arabe yacagaha nkaca nkatwita yagombaga kurera nyine kandi muri kukumva yacagaha nawe ugaca tugahura twese mu rugo kuko yabaga yagiye kureba abantu bamunezeza nayo nagiye kuko niba ufite umugabo ukaba utamukenera ngo ntumubone unaga akiri umugabo aba yabaye ngirwa mugabo sibyo mbo ubwo ndumva ibyo bya Fabrice ndumva nta n'umugabo nigeze witwa gutya yababa we ubwo yaraje arakubwira kujya mu matwi akubwira ibintu byiwe yagiye muri Kenya okay ni muruza mbwiye ko nanjye mvuye Dubai wa mugabo mba nanjye mvuye Dubai Rwandese ibintu biba byabaye seriye ku bantu b'abagabo batazi kwicara hamwe bigize abashurashuzi uriya mugabo icyo yari akwiriye nta kindi nyine ni ukwangara kuko niba yarakunze inda of course akomeze muri za yewe ajya abwira ahubwo nanamuhereze nanamugurire nimba yumva kano kanya abantu bashobora kwibaza nanjye ndimo muri aba bantu story yanyu yatangiye gute kano kanya story yanyu igeze story yacu yatangiye yubakiye ku musenyi wa undi nyine amazi azazanyemo akagenda kuko uranaga ari umugabo niba ibyo bihugu yarabigiyemo n'abakobwa tereta baragowe kuko uranago yakubiramo umugabo muzima umuntu ntago mwamubana mufitanye abana batatu sinzi niba ari nabi ariko kukara muri kuku sinumva ukuntu umuntu w'umugabo muzima niba ari nabi sinzi ukuntu umuntu w'umugabo muzima yifata akavuga ngo sheri ngo ngiye ngo mu rugendo rw'akazi ako ni gute ni he muri hoteli bakorera akazi hoteli igira office y'abagabo b'indaya izo hoteli ziba he mu gihugu zituma abagabo bavuga ngo bagiye mu ngendo z'akazi bakajya mu bagore ngiye ntabwo rumva reka ni ukuvuga ngo reka nge ajya guhaguruka akagenda ariko mwarimo maze igihe mufitanye amakimbirane nyine byari biraho urumva byatangiye kandi usigaye ubana n'undi muntu ngo yandaye ngo yabanaga na Fabrice niyo mwari musigaye mwibanira asaba mugabo ariko ubanza nkwa n'itabi ntago mbizi wakagombye kuba warabimubajije kuko ntago mbizi ngiye nanjye kuko sinumva ukuntu nose reka nkubaza indaya yabanye n'umugabo wanjye yitwaye ku bana bigenze bite cyukoze cyabayeho yego twabaye inshuti kuko urumva twaduhuje ikintu kimwe ariko si mwabanye ntabwo twabanye ase reka nkubaza umugore nkanjye w'umusirimu dufite abana banjye batatu dufite akazi kanjye ka memba 800 najya kubana n'inda cyangwa ku mugabo nk'uko afite amaze kugira ngo bitagenda bite imitungo ufite we na Fabrice ko Fabrice avuga ko ariye ariko mbere ko kubya agiye kuko njye nawe turi mariye muri mariye kandi isezerano nyine turi mariye nasinye okay niba twarasinye rero nahagarare hamwe ahanga niba ari divorce azagende mu rukiko bemeze ko iyo divorce azayibona uzayimuhase ahubwo yaratinye cyanamutegera umuhe divorce kuko ntago ari umugabo muzima ntago ari umugabo wakifuza kujyana mu bandi bagabo ngo urapresente ntago ari umugabo wajyana mu bandi bagabo ngo mve nyine ko ufite umugabo muzima ubwo rero nta kuko ahantu hose agasozi kose nkaramuzi hawo uwo mugabo namwizirikaho
mu gihe abana banjye bameze neza shaye suwe mana njye abagore ndabagira inama niba ubona umugabo yanze ntabwo ari ubuzima bwawe bushingiye rekura utangire ubuzima bwawe bushyashya utangire indi shapitire utari kumwe n'umuntu ukwangiza uri mu bushyashya cyangwa hari uwo mu bufatanye yesu bimeze neza uwo wundi muvuga simuzi nabwo ko bw'amagana inani yanjye arantunze sinkodesha mfite imodoka yanjye ariko mu kudakodesha uba mu nzu Fabize yagusigiye nimba ashaka ko tugabana kuko ariko rero uriya mugabo ntagatekereza niba ashaka divorce ni njyewe urera abana be 3 rero ibintu byose ni by'abana ntabwo mbatsetse kuko nishimye batsetse ku bw'abagabo b'ibicucu nahuye nawe ku bw'ibyo bintu kuko ntashyira abagore batekereza bucucu kuriya njyewe ikintu sinzigera mwizirika iyo mitungo ye niba ayishaka azaza tugabane niba ari ukugabana atware borozi ariko akwita indaya wacagana wagaca agita indaya mwubatse urugo rw'indaya gusa hanyuma yabwiye n'iki ko ndi indaya niba watariyo nuko wacagana wagaca gusa nigeze ko imaze arambwira ngo ngiye ngo sindi indaya ngo ndi umukiriya wazo niko yambwiye harya umugore uko biba bimeze niba ari umukiriya w'indaya yakananzavu tubasuhuze nibo bantu b'abakiriya bazo cyakoze abo bantu niyo reva ariko ariho nawe ahubwo agomba kujya kubiyungaho akabana na yakananzavu ni bagenzi be ubu Fabize umugabo wawe mwasezeranye mukajya kurahira ariko baza utaranyumva neza umugize nka yakananzavu koko listen wa munyamakuru bariya banywa byere bakajya kugura indaya ni mu migi naharya cameraman he Sodoma nyumva neza witonze waje ahangaha turi kuganira ku kibazo cy'umugabo wanjye ntabwo waje uri kunyumvisha ukuntu aho uriya n'umugabo buriya abantu bose gamba amapantaro ntabwo ariko abagabo uko umureba mu mutwe yambaye ubusa abantu bafite agasozi ka Bunagana ntabwo bose baba ari abagabo uriya Imana yamuremye yarangije abandi kuko nta kintu kizima atekereza niyo muganire bumva na future ni umugabo ibintu byo batekereza inzoga indaya kandi njye mfite abana ngomba kurera abana batatu kurumva muri Kenya yabagaye abana akiyo Kenya njye nakoje nsubiza mu Rwanda ari igihugu cyitwa Kenya acuruza inanasi Nyamira njye twahuye afite ariko ibaze umugabo wari nyiramazu afite abapanga akindaya akajya gucuruza inanasi Nyamira ndazirana rogo ubu niwe usigaye uri mabuje w'amazu yego nyiribyo urki bagupesa buri kwezi magana inani akinshi oya mfite n'akazi mfite n'akandi kazi nayo yandaza abana babayeho neza rero uwo mugabo ayo makuru bamubwiye ntabwo ariyo pe ngenda ajya mumubwire ngo ashyire umutima mu nda izo ndaza zijyamo acuruza izo nanasi ze niba ashaka divorce ndi ready kuyimuha kumuha divorce yego mukagabana mu kazi tukagabana nubundi erega nubundi bararushywa n'iki koko ese ubu muragabana njye reka mbagira inama nk'ubu murajya kugabana koko abana kavuga ko atarabe ahubwo kereka icyiza kiriho none se wenda wamuhaye DNA akamenya nyine umvana habera igicucu ndi gute umuntu w'umugabo muzima ashinja ko abana atarabe kandi atarapimishije DNA test yego niko ugenda uvuga ari sabe rero abimenye niba munavugana umamaga ngiye ngo abana sabe rero abimenye yego ntagarabe sabe abimenye kakarabe ntagarabe kano kanya banasabe abana bafite papa wo mu diaspora umugabo yabaga yagiye nanjye ari we mubana ariko ntagombana n'umugabo akushinja kwana n'umugabo ntabwo nkushinja ahubwo warumvishe narumvishe rero iyo ndumvishije y'abantu nizabakora yego nta n'uwo tubana mba njyenyine n'abana 3 n'umukozi ubwo nimba azi neza ko ndi umutinganyi umukozi akaba ariwe mugabo wanjye it's up to him ese aje wenda agasanga uwo mugabo ahari byagenda musajye ko najyaga kumuranga asanga kumwe n'indaya byagendaga bite ubwo yabaga azaba ari uwaharaye ibyo joro ari bucye azaba ari umwinjira w'iryo joro azabyakira kumwe nanjye nagendaga nkabyakira eka kantu muri gukumva bwarandomwe mwubaka kantu bari kukumva bagateza amatwi ko bagomba kubyumva kubera ko abagabo b'ikigena kintu kimwe ushobora kubakora ngo bishime umuhereza ubusugi bwawe ejo akajya ku wundi ukamugerageza kumubyarira akabyangiza buri kintu cyose ushobora guha umugabo ngo yishime ni nashimwe gusa ntabwo ari abagabo bose ariko hari abagabo bajya mu mutwe bambaye ubusa
ngiye nk'umugabo wanjye ntacyo ntakoze ngahinduka Fabizo wow umugabo mwakundanye mukakamanika uzime ikintu cya mbere muzima nicuza kuko namenyanye n'uwo mugabo Fabizo ze of course yababa ndabyicuza 100% ndabyicuza yego none afite famiye ye none afite mushiki we afite mushiki niba afata ubwoko bw'ibiyobyabwenge ntago mbizi afite mushiki we wakasa mushiki we ni umuntu udashobora gusobanura nyine ngo umwereke ukuntu ibintu byagenze ngo abyumve abona amakosa ari ku bagore ajya areba musaza we kandi musaza yes mbega umuhungu ariko abahungu nka bariya bavukanye ntugira ngo umunyagikongoro cyanagenze kenshi kubusa nabashi barenze nabashi buriya abashi ikintu mbaziho gukunda inyama abagore n'amafaranga ariko undi we ni inyama abagore n'amafaranga abashi ni inyama abagore amafaranga ariko nashatse niba nyine we ntushobora kumenya ngo aravanze nimero imwe byose ni umushi number 1 umushi number 1 ntabwo mushaka kumuvuga ya bo none se nk'ubu ngubu reka nkubaza ikibazo kano kanya uhuye na Fabizo n'iki kintu nyine ujye wumva intambara y'isi ya kabiri ya wayumvishije na Palestine nibyo wibitindaho kuko ntuye nawe nyine akoze koza nuko yansuhuza no duhuye agakomeza nkakomeza nk'abataziranye umuntu mwararanye mukaryamana koko tutagiye kubeshya niwe ugiye ariko reka kongeraho buri miraguri urinze kwigiriza nkana umuntu ntagarana n'undi mugacya mu gitondo amwica nese niba bararanye naba yaramwise sheri sorry no hanyuma rero umuntu nyine mwabanye akagenda nawe ukagenda nibirenze ibyo wabikora ibi bintu byanyu wowe na Fabizo byatangiye gute murifuza ko birangira gute yesu we ahubwo ndumva urashishe ku ntego yego ukuntu byatangiye mbona nyine byatangiye ari umugabo nk'uko washaka undi mugabo nyuma uko byagenze abonye akazi ajya gukora muri hoteli akoze muri hoteli uko yaje guhura n'inda yagize aranaduta aragenda adutana n'abana icyo gihe twari turi muri krize none se ubwo wenda uretse gato turakomeza buriya abo bana impamvu uri kubamwima si uko wenda yaba yarabataye cyangwa koko bya nyabyo ntabwo ari se ariko uransetsa isi yubakiye ku bintu bibiri yego icya mbere amafaranga icya kabiri ni sex uri kubyumva neza ibi bintu muri kubikurikirana koko mw'abantu umugabo wanjye isi yubakiye ku bintu bibiri icya mbere ni sex amafaranga sex ivi na ivi cyane rwose ubu ngubu hatari amafaranga hatari na sex nta kintu cyagenda ntago waba uri umuntu umugabo wanjye ntabwo yari afite amafaranga kandi ntabwo yari afite sex ndumva wabyumvise neza ubwo bivuze ko ntabwo umugabo wanjye yabashaga kumereza umugabo yawe ntiyakomaguraga ntiyagezaga ku ngingo gusa ngo njye nibaza buri mugabo twashakanye niba ashobora kuba atabyara ntabwo umugabo mukora mariage mukamera amezi 6 umugabo ataragutera inda kandi hari abahungu bashoboye gutera inda bashoboye kurera bashoboye kugeza y'inda bakayikoma ko ese ndamwihambira ngo bitagenda bite ngo ntabwo ari wengi Fabizo ni inkone ashobora kuba ntago kuko ntagazi gukora akazi afite abana 3 nta mwana we n'umwe urimo yego ibyo nibanga nkwibiye iki kintu mucyandika hano ni ukuvuga ngo mucyandike mufate agatabo n'agakaramu mwandike ngo Fabizo tumaranye imyaka 4 hari abana 3 muri abo 3 bose nta n'umwe we urimo n'umwana uheruka ku ibere suwe isheja ntabwo ari umwana we waba ari aho yiki navuga ngo mfite abana 3 ngo mfite umugore ngo mfite imitungo yego amategeko aberaho gusezeranya abantu kandi akaberaho gutanya abantu divorce njye nemeye kuyimuha ni ukuvuga ngo Fabizo ikintu mbashije kumva ntiyigeze abasha gukora
ibyo bakagombye gukora. Moto ntabwo yayakisereraga neza, yarageragezaga ariko ahubwo reka indaya ziraroga. Uriya mugabo yarageragezaga afite telefone wagira ngo yararaguraga, buri kanya ni telefone, buri kanya n'akazi nta mwanya yajyagamo. None si izo telefone muri izo ndaya ntabwo yazakisereraga basi, ashobora no ko mu ndaya zose cyangwa yakisereraga indaya umugore w'ibikanga. N'indaya baryamanaga ntabwo yigeze amutera inda, indaya yanyemeje ko batakoreshaga kondomu. Okay, ahubwo uriya mukobwa afite amakobo y'ibihugu, kuba amagi yiwe ari amaturagano, ari amahuri, ari niko bavuga mu Kinyarwanda, ni amahuri. Nuko komeza ikiganiro kuko oya bigera ahantu rero kubyara biranga. Nyine urumva yabyukaga mu gitondo arabyukaga nk'ibisanzwe nk'umugabo, nkambwe se umugabo wanjye niki mugabo ngo yango nakiriwe mu kazi. Mu gitondo nka kagasako 10:09 umugore bakeneye umugore atangiye akagukorakora mu matwi, kagasake ufite n'ibito namukora akanyegeza hirya akambwira ati cyambere nta kazi mada, cyambere ni business, ni ikiramura ry'iki nanjye kubita bati cyambere ni umugabo, ajya muri business najya kureba abasore bashoboye akazi. Munyihanganire nahuye n'umusazi na ego ngewe reka nuko ntago nashoboraga kwihanganira umugabo uzajya ubyuka agenda ngo ngiye nsigare ngo ndi mu byombo gukoropa. Oya ntago nari umukozi nari umugore, ntago nari umukozi, ntago nari umukozi. Ari ikintu batazi gutandukanya, abagabo b'ikigenda bakazi gutandukanya umugore n'umukozi. Urangije ugira gutyo ubona ukomanga kupita ku ngoma, ubundi abazimu bagakingura. Irakagihora yiyohereza abadiaspora baba nyine ziba ziregeye. Abadiaspora baba nabo baba bamaze igihe batagira, reba bamaze umwaka cyangwa imyaka 3 yimereye nabi. Umugabo wanjye najyaga mu mwanya wo gusohokana nawe, reka yahoraga muri business, muri mashini, ariko usigaye isa neza. Yego komanga ifite amafaranga bigaragaza amafaranga. Abadiaspora barakora no kuvuga ngo nakazi, ariko abadiaspora barakora rwose. Bazi no ujya kuba ziri gutera inda, ariko uyu n'umugabo wawe mu bana mwasezeranye atagwa bo babiguha. Rero abagabo nk'abo reka umuntu abagomba kubareka. Kano kanya urifuza ko ibintu byanyu byagera he cyangwa se byagarukira he? Sinifuza ndifuza gutandukana nawe ngiye byemewe, kandi ubwo yagiye akajya kubindaya cyangwa akajya nyine gushaka abandi bagore, simbizi ubuzima bayemo. Ako ikintu yifuza nuko njye nawe baduha divorce mu gatanu. Ese uko mvuga ndakubyuka ugatandu kana, ariko nawe divorce arayishaka. Ego arabuzwe iki kwishaka se? Nta kintu cyatuma ndayishaka kuko nawe urayimuha mwicara umusinyire ko kumuha divorce. Icyambere size revo ndi umugabo twabyaranye ntiyayigeraho. Uwo mwabyaranye bambe umugabo twabanaga uri Fabrice sinya namwibuka. Ndemba nibuka wanyihereye abana uratwe si kwihereye abana n'amafaranga, sexy n'amafaranga wabiguhaye uwo ngo kabiguhaye niwe mugabo. Agwaye sex agwana iwacu tuba turya tunywa ibyo bintu byose iwacu babiduha. Umuntu ajya mu rugo kugira ngo abone ibintu iwabo batabasha kumuha, ava iwabo akajya kureba gushaka umugabo kugira ngo abone iwanyu batamuha, amukomange ko of course imiryango yose ibyumba binyeganyeze. Niba ushatse umugabo mwagera mu cyumba agatangira kugona mu gitondo saa 11 agatangira ngo ngiye muri dushe ngo afite document ngomba ajya yibuka ko nawe ufite ibintu byinshi byo gukora. Nawe ufite document z'umweyo mu gitondo kabyo gukora amasuku namuterera ni pasi. Ngiyewe ntabwo nshinzwe kumuterera ipasi, sinshinzwe kumumesera. Ibyo nabikora nk'inshingano zanjye nk'umugore, nkamesa ngatera iyo pasi, ibyo byose nkabikora nawe ugira agasuku. Ariko nanone ntago ndi umukozi w'umugabo utabasha kumeza n'ibyo nifuza. Nubwo wabikora ufite umushiha. Uzi umushiha mu gitondo ariko akantu kamwe gitondo urakazi nawe. Ariko ngo yaciragamo akiruka nabwo agaciramo amazi. Cyane nabyo yewe suko yabaga yabigerageje rasa simbyibuka. Nyine uzarebe iyo abana batoya kagurugero umwana mutoya iyo iwabo bamuguriye bombo akajya gusanga abandi bana bagenzi be, iyo umwana musabye agamuhereza ya bombo aramutamika ngo rimwe akatavanamo. Nawe niwe mugabo wanjye, nawe ni rimwe nyine ngo shiri ngo narangije ngo nagiye gakazi office. Rero nanjye uzigaye mfite office, mfite n'umugabo unyitaho ariko ntitubana nk'uko abizi. Icyo nicyo agomba kumenya. Mba naragerageje yaranze.
uyishe ntaririrwa. Bano bantu dusoza ikiganiro abafana bawe bagukurikiye kuri Manzi Innocent TV niki wababwira kuko Fabrizo we wamubwiye? Okay, ikintu nabwira je n'umugabo mubana navuga ku bagore. N'umugabo mubana umugabo wanje tubana nta mugabo mbana nawe. Ndaherekana ako umugabo nshinja basi wenda icyo wabwira abadukurikiye. Okay, ikintu je nabwira abantu bankurikiye cyane cyane ku bagore kuko abagabo ntago nyibavuga abadamu baje biga kurwanira icyubahiro cyabo. Bige kumenya ko atari abakozi b'abagabo baba bashatse, yego ari abagore mu rugo, ari abami, ari imitwe y'urugo. Niba umugabo atabasha kuguha ibyo ushaka, hari undi muntu ushobora kuguhereza ibyo ushaka cyane ibyishimo wabyishakira. Ese ubwo babiretse byose hamwe ari cyo byabatwara. Ariko nkubwire ubuzima iyo umuntu arwaye mu buzima akenera imiti kuko utabonye imiti ubuzima bwakangirika. Ikintu nshaka kubwira abadamu, niba umugabo mubana utabasha kurwara ngo aguhereza amazi agushigishira igikoma akwita kujyana kwa muganga, uwo mureke. Nese baguhaye ke akakwitaho ariko bya ivi na ivi ndane kwa China kabyo. Wari we muti wa mbere rero ntago biziho. Ndane kwa ndane. No muti wa mbere. Yawe. Buriya warwaye malaria umugabo hagashya. Iyo miti izo kwa temu izo paracetamol ari inyongera. Umuti wa mbere no gukozaho. Niba umugabo atabasha kubikora. Sheri wanje madamu shiti yanjye mukobwa ewana shaka umuniga ubinoza fresh. Wazareye ko mfite cameraman w'igisorera. Aya shana none baga wambaye ibintu by'amaherena n'imisatsi kare. Ako mfite sheri wanje nako mu diaspora wanje afite dread. Ikintu cya mbere nyine ubona ari gentle. Nese ubu dread yari muri bari kuzunguza n'umutwe no. Ari kurufata muri dread ibintu bikajya bigenda. Ariko umugabo wanje Yesu aricara akicara icyubahiro. Simashaka no kumwibuka. Akakicarira kaje kubete icyubahiro. Abadamu bagomba kwisobanukirwa bakibuka ko bataje gushaka kujya baba bakozi. Baje gushaka kugira ngo babone ibyishimo. Umugabo utagoye ibyishimo rero mu bisheke. Niki inama wagira abagore bameze nkawe cyangwa se wenda simvuga bameze nkawe? Gese meze umugore umeze nkanjye asata bamugana. Ndi kuvuga abagiye batandukana n'abagabo babo, bamwe bakabacika bakagenda, abandi nuko nabo bagasigara bibonyine. Niyo nama nabagira bige gukora. Nawe urakora yige gukora ku buryo wa mugabo wamusiza ahubwo azasigara yicuza. Bara Fabrizo ari kubyiba niyo iyo duhuye ndi mu modoka agenda ku igare acuruza inanasi yarya ariko ubundi najyagaye nuko bigenda mu buzima. Umuntu aba agomba kwiga gukora kandi kuba ko umugore muzima yiga gukorera abana ugomba gutuma abana badasa nabi ugahora usa neza kugira no kubona ko nyine kuko uri umubyeyi ushoboye. Reka nanjye mbifurize amahoro n'imigisha kandi munkorere subscribe kuri Manzi Innocent TV. Ni Sado na Manzi nk'ibisanzwe, ikiganiro cyo ntago cyarangira ariko nakagaruka. Ciao ciao.